za vitamine C ziba zikenewe zose, kubona vitamine C ikora ibintu bitandukanye, ariko nanone inafasha na bwa butare kwinjira mu mubiri. Niyo mpamvu byaje navuze ngo indyo yuzuye igomba kurirwa ku isahani. Utavuga ngo uyu munsi wari inyama, nako uri inyama cyangwa ngo uri ibishyimbo, nta mboga ushyize ngo ndenda ngo ndabanze byose bigomba kuba biri ku isahani kimwe. None igifu kikabisya, bimwe bifasha ibindi kwinjira. Ikindi ndimo kuvuga nk'ubu ngubu ntago vitamine A yakinjira mu mubiri amavuta adahari. Yego. Niyo mpamvu indyo yuzuye igomba kuba iri hamwe, irakenewe kandi igomba iri ku isahani ukayirira icyarimwe, kuko umwe gifasha ikindi. Uvuze vitamine C, reka tuvuga kuri vitamine B12, uvuge no kuri calcium. B12 nayo irafasha cyane kuko zifasha kenshi mu gukorwa kw'imyakura y'umwana, n'umubyeyi akakomeza akamera neza. Ariko nanone ikindi kintu kiyongera ngeze kubivugaho mbere ni ubutare, ni calcium. Calcium iba ikenewe cyane ku buryo usanga miligrama umubyeyi akenera ziri hejuru cyane ugereranyije n'umuntu udatwite. So noneho kuvuga ngo wa mwana utwite, iyo atwite akeneye nyinshi, ariko noneho yanatwite n'umwana nawe atwite arayikeneye. Noneho usanga akenshi iyo wa mwana w'umwangavu iyo atariye ya calcium ihagije, iyo umubyeyi yari afite cyangwa iyo yariye idahagije, umubiri w'umubyeyi ujya mu magufwa yo ukayikuramo ikajya ku mwana. Noneho amagufwa y'umubyeyi utwite uwo mwangavu agasigara yoroshye ku buryo ashobora no gutsikira akaba yavunika. Utubwiye imyunyungugu itandukanye, vitamine B12, hakaza folic acid. Ikibazo ngezeho kiravuga ngo ese ibyo bintu hano iwacu mu Rwanda twabikura he? Ndashaka ngo umubwire uti wenda ibi birimo ibi, ibintu umuntu wese yakwibonera. N'umuntu uri mu cyaro cy'Inyakariro hirya iyo cyangwa se ahandi hantu, vuga uti wagize ibyago byo gutwita imburagihe, ariko yakwitegurira ifunguro ririmo ibyo bintu byose. Urakoze cyane. Tuvuge wenda mu mijyi akenshi ibyo kurya bigenda biboneka birimo za ntungamubiri cyane. Ariko wenda tuvuge nko mu bice by'icyaro nabyo birahari, kuko akenshi nibo banagemurira imijyi, bagemurira iyo mijyi. Ariko hari byenda hari ibyo mu mijyi babihari, hari n'ibitagera hari. Ariko tuvuge nko wenda tugende dufata scenario zitandukanye. Tuvuge nk'umwana w'umwangavu utwite uri mu cyaro, amagi bafite inkoko ziba ziriyo, igi rivamo iki? Riramuha ya vitamine A. Rimuhe na proteine. Rimuhe na proteine akeneye. Ashobora kurya nk'abiri cyangwa 3 kwifungura. Ikindi hari ubunyobwa. Ubunyobwa burimo nabwo burimo ya mavuta meza navuze, kuko akenshi namwe banabukura, bakura ya mavuta. Bumuha na proteine. Ubwo nabwo amavuta arabonye na proteine arazibonye. Nkeka ko no mu mijyi nabyo bimeze gutya. Ikindi amata. Amata araboneka, barashyira amakusanyirizo mu gihugu hose atandukanye. Amata ni meza za proteine, ariko amwe na ya myunyungugu ya calcium cyane. Ubu ngubu nko mu mijyi cyane akenshi ho usanga hari n'amayawurute. Yawurute n'ubundi ikozwe mu mata. Irimo noneho irimo na ya calcium. So mu mijyi, ariko nta n'icyaro kiba mu Rwanda rega. Nta cyaro kiba mu Rwanda, kuko iyo ugeze no mu bice byo mu cyaro usanga barasimu ibyo bya bintu tufite mu mijyi nabo babifite. So ya yawurute yayinywa ikamuha calcium akeneye, ya mata yayanywa akamuha calcium akeneye. Harimo na ya folic acid twavugaga. Tujye ku mboga, wenda mu bice by'icyaro baba bafite imirima. Nk'ubu ngubu imvura irimo kugwa, usanga mu rutoki imboga zuzuye. So ikiba gikenewe kuzifata bakaziteka bakamenya akamaro kazo. Hari ibisusa mu rutoki, inzuzi ziramera. Ibi bisusa murabizi mu Rwanda, burabifata ni imboga nziza. N'imigozi y'ibijumba irimo zino mboga zose. Imigozi y'ibijumba barayirya? Ntabwo urayiryaho. Igira imeze neza yose ku bugari. Zino mboga zijimye ziba zirimo zino vitamine, za vitamine A, za folic acid. Izo zose ziba zirimo hariya. So no kuvuga ngo ifunguro, ibijumba biba bihari, ibitoki baba bifite, umuceri nayo iba hari,
kawunga ibigori barabyegereza barabyeza babishesha ni ukuvuga ngo hari bya bitanga isukari ari byo bya bijumba n'ibirayi birahari biri mu muhe imugufu hari na bya bindi bihari biza kumuha ibyubaka umubiri zo proteine harimo amagi harimo n'inyama rega n'akanyama bakabonye ni sawa noneho iyo bitabonetse ntibyakubuza kurya ibishyimbo byumye ariko amashaza nuko ari byo kureba nyine amashaza agenda agaba ariko ibishyimbo byo biba bihari hakaza ugashyiraho n'igi na soya zira ukongeraho n'igi. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyiza twagiranye ndashaka wone tuvuge ku bibujijwe. Ugiye kutubwira ku bibujijwe ni iki umuntu umwangavu twite abujijwe ku buzima bwe kurya cyangwa se kunywa cyagira ikibazo no ku mwana. Icya kabiri uratubwira miti cyangwa se ibintu abantu bakunda gukabiriza cyangwa se bakabeshya by'ibinyoma bigendanye no gutwita n'ibyo kurya niba hari yuzi uko hari nk'igihe byo kumva ngo usanga ngo umudamu atwite ngo arya ibitaka ntabwo tuba tuzi cyabaye actually aho ngo hari abantu bakunda ngo urwarwa ngo bararurikiye uraza kubitubwira urahera kuri ibyo ubundi uraza noneho udusoreza utubwira inama wagira abo bantu ariko nanone ugaruka ku bantu babana n'ubumuga. Kurikira rumbajije ese umubyeyi ni iki abujijwe kunywa cyangwa kurya? Akenshi ikintu dukunda ikibazo gikunda kubaho ni ikintu kijyanye n'inzoga. Yego. Usanga n'ubundi rwa rubyiruko akenshi no batangira kunywa inzoga usanga deja rimwe na rimwe usanga yaratangiye kunywa inzoga. Yego. So kuzivaho rimwe na rimwe bikanamunanira cyangwa se noneho akajya bakamubwira wenda cyangwa akanayinywa yihishe. Kandi inzoga iyo akimara kuyinywa itigera ku mwana direct no mu mashereka ibirimo. So bituma rero bidindiza imikurire y'ubwonko kuko kiragiye utwite umwana ubwonko bwe buba burimo gukura cyane. So rero iyo anyweye iriya nzoga akenshi usanga ituma ubwonko bw'umwana budakura. Akenshi tubibona umwana atangiye ishuri ariko usanga ababyeyi bavuga ati ntacyo bitwaye. Noneho niyo bageze konsa bati hari n'abamubwira ko aba yumva amakuru atandukanye usanga bamubwira yuko ngwizana n'amashereka. Akenshi usanga rero nko ku byo kunywa nicyo cyane inzoga hari n'abanywa itabi ugasanga nabyo byose bigateza ibibazo. Ku byo kurya nta bintu byinshi bihari usanga ababyeyi barya bishobora gutuma kugira ingaruka ku buzima bw'umwana. Gusa wenda nkuko wari ubivuze hari ibyo bashobora kurya ugasanga arimo kurya nk'itaka ariko byo ni ukurarikira ikintu. Akenshi abagomba kwegera abaganga bashinzwe imirire cyangwa se n'abantu bashinzwe abapsychologist bashaka kumufasha kureba bya bintu barya bitamufasha bitamuha intungamubiri cyangwa binangiza n'ubuzima bwe n'ubw'umwana. So kugira ngo bamufashe barebe ko yabivaho. Ku bantu babana n'ubumuga noneho batwite babana n'ubumuga n'ibyo kurya urase ku ntego. Ku bantu bafite ubumuga kenshi ikibazo bagira ni kimwe ko ari ubumuga hari umuntu aba afite ubumuga bukomatanyije. Ubumuga bukomatanyije niho bakunze kugira ibibazo ariko nabwo ikibazo bakunze kugira ni access ku byo kurya uko babibona ntago yajya mu isoko ngo abyigurire. Rimwe nimwe ashobora kuba atabasha no kubiteka. Rimwe na rimwe hari n'igihe aba afite ubumuga wenda cyane wenda bwo mu mutwe bushaka gutuma no kurya bimugora ku buryo yikumira bimugora cyangwa bikaba bisaba yuko hari umuntu ugomba kuba amusapotinga kugira ngo abashe kurya bya byo kurya. So abakeneye family support kugira cyangwa se ubufasha bw'umuryango kugira ngo urumva kubiteka kubihaha n'ubwo bumenyi kuko nago bagira n'icyo kugira babura uburyo bwo kumenya amakuru kuko bakenshi nubwo igihugu cyacu kirimo gushyira imbere mu gufasha abantu bafite ubumuga kubakura mu bwigunge bakagira ubona ko n'ahantu hose inzu zubakwa zose basigaye bashyiraho ku buryo ahantu bafite ubumuga bagomba kuhagera. None wa mugore utwite nawe akenshi ikibazo ahura nacyo nicyo cyane kuba atabona urubuga cyangwa se ngo abashe kubona bya bintu atabasha kwigeza. Akenshi niho hantu hakunda kuza ikibazo cyane. Yego. So Joseph turagushimiye cyane twagize ikiganiro cyiza cyane. Usoza tugana ku musozo ni ubuhe butumwa mu nshamake wabwira abadukurikiye
ukagaruka ku byo twaganiyeho, ibyo kurya bikeneye umuntu atwite, ndetse cyane cyane ukanabwira abadukurikiye uburyo twafasha n'abo bantu babana n'ubumuga. Urakoze cyane. Buriya ikintu cya mbere twakora ni ukwirinda inda z'abangavu. Nicyo kintu cya mbere, nizo ngufu tugomba gushyiramo, kubera yuko hari ibibazo byinshi wa mubyeyi ahura nabyo n'umwana abyaye, ariko hari igihe bibaho yuko icyo gihe gishobora kubaho byabaye. So ikintu cya mbere ni ugufashwa n'umuryango na community arimo, kugira ngo wa mwana, kuko iyo abyaye aba akeneye byinshi, so nuko agomba gufashwa n'umuryango nanoze. Ikindi gikurikiyeho nuko yegera abaganga. Usanga abana b'abangavu akenshi bataza kwa muganga, so ariko ubu ngubu bagiye babashyiraho na serivisi ahantu bashobora kujya n'abaganga bakaba bahari. Ibyiza ni ukuza kwa muganga icyo gihe, bakajya abaganga bakamukurikirana. Ntabwo ari ukuvuga ngo abaganga bose bagira aho atangira akagera aho ahereza. Hari muganga w'imirire akaba yamufasha, muganga umukurikirana ku bijyanye n'inda. Ibi byose bagakoranya bagafatira hamwe. Ni ukuvuga ngo hari umuryango na community atuyemo, hari abaganga bamufasha, n'abandi bantu bagiye bari uruhande bashobora gufasha wa mwangavu kugira ngo abashe kuba yabyara wa mwana uzagira igihugu akamaro. Ku bijyanye rero n'abafite ubumuga, icya mbere tugomba gushyiramo imbaraga ni ugutinyura abantu, ni ugukora ubukangurambaga, tukabwira community, kuko bakavuga ati hari igihe ujya kumva ngo wa mwana w'ikimuga wa runaka ngo yatwite noneho. Urumva deja biramwangiza. So hagomba kubaho kumwereka ko nawe ari umuntu, tugakora ubwo bukangurambaga, nabo tukabashyiriraho ihuriro ryabo, bagahura n'ibikorwa bihari bakabyisangamo. So ahasigaye, kuko n'abana tuvuga ari wa mwana ufite ubumuga bukomatanyije, akaba atarimo kubasha kugera kwa muganga, umuryango ukavuga ati banamutinda bakamujugunya. So urumva ibibazo bizamugeraho ku rubingana. So ni ubukangurambaga, noneho hasigaye natwe tugashyiramo ingufu ku buryo tubashyiriraho urubuga bakajya bisangamo. Urakoze cyane, reka tugushimire. Nawe reka tugushimire wadukurikiye. Twibutse ko uyu munsi twaganiraga ku ibyo kurya bikenewe mu bantu bagize ibyago byo gutwara inda bakiri abangavu, ndetse cyane cyane tukareba no ku bafite ubumuga. Twabonye ko buri muntu wese iyo atwite akenera ibyo kurya birengeje ibyo yaryaga ku ngano runaka. Twabonye ko agomba gufata ibyubaka umubiri, ibirinda indwara, ibitera imbaraga, ndetse akibuka kunywa amazi ahagije ibikombe 8 ku munsi, amata. Twabonye ko kandi akeneye intungamubiri, cyane cyane folic acid ndetse n'ubutare. Ibyo bintu byose biboneka hano iwacu. Wabibona mu imboga rwatsi, wabona muri epinari, wabibona mu nyama, wabibona mu magi. Ibintu ubasha kwitegurira iwawe. Niba ubana n'umuntu ufite ubumuga, ni byiza ko utamuha akato, aho ko wamufasha kugera ubwo bushobozi. Niyo mpamvu Joke yatwaje kugira ngo tubashe gutanga n'ibiganiro dukoresheje byose, kugira ngo buri muntu wese abashe kubona ayo makuru. Turagushimiye wadukurikiye. Ikiganiro wagikunze, jya hasi ukore like, ukoreshe ugisharinga mugenzi wawe, kandi uduhe comment ku kintu ushaka ko tuzaganira. Ariko ntibuke gukanda subscribe. Turabashimiye kandi turabakunda. Ciao ciao.